Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 24 n'umurongo wa 67. Aravuga ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro yatewe n'urupfu rwa nyina yapfushije. Imana idufashe cyane. Muri aya magambo dusomye turabonamo intego zo gushaka umugabo cyangwa zo gushaka umugore. Muri make intego zo gushaka uwo muzabana. Isaka yari afite ikibazo, yari umwana w'imfubyi kuri nyina, kuko Sara yari yarapfuye. Isaka akiri mutoya asigarana na papa we Aburahamu. Igihe kiragera rero Aburahamu nawe amaze gusaza, dore ko n'ubundi yamubyaye ashaje, afata icyemezo cyo kugira ngo atume umugaragu we ngo ajye kumushakira umugeni. Ajya kumushakira umugeni kwa Labani. Aragenda rero, ahageze ahasanga umukobwa witwa Rebeka. Ubwo Eliyazari yagendaga yari yasabye Imana ngo Imana imuhe ikimenyetso cy'umukobwa agomba gusabira umwana wa shebuja ari we Isaka. Yari yavuze ati, uwo ndi buze gusaba amazi akambwira ati nduhira n'ingamiya zawe, ati ndaba nicyo kimenyetso cyemeza ko Imana impaye umugeni. Ahageze koko ku mugezi niko byagenze. Abakobwa ngo baza kuvoma, abasaba amazi nk'uko yasabye ikimenyetso Imana. Amaze kubasaba amazi, Rebeka aravuga ati ndaguha amazi kandi nuhire n'ingamiya zawe. Ingamiya nubwo zinywa amazi menshi, ariko ngo Rebeka arazidahira ziranywa. Niko Eliyazari amwitegereza, arangije aramubwira ati wanyu ni hehe? Aramubwira ati tugende, ajya kuhamwereka, asaba umugeni. Bibiliya rero yatubwiye ngo amuzanira Isaka. Isaka ngo aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza, ashira umubabaro yatewe n'urupfu rwa nyina. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibi ngibi biratwereka ko iyo umuntu ashatse, uwo bashakanye aba afite devoir yo gukemura ikibazo. Mu bibazo aba agomba gukemura, aba agomba kumara umubabaro uwo bashakanye. Umubano w'umugabo n'umugore ugomba kumera nk'amaraso atembera mu mubiri muzima. Uwo mubano w'umugabo n'umugore ugomba gutembera, nta infection igomba kuzamo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kugira ngo rero bishoboke, hari urukuta ugomba kwandikaho ibitembera muri ya maraso. Abantu bagira inkuta nyinshi bandikaho, ariko nagira nkubwire, abashakanye inkingi bandikaho indangagaciro z'urukundo rwabo. Iya mbere ni ukugaragariza uwo mwashakanye urugwiro n'ibyishimo biri mu mutima wawe. Imana idufashe cyane. Ubana n'umuntu, ari umugore wawe, ari umugabo wawe, urabitegetswe kumugaragariza ibyishimo biturutse mu mutima, kandi ukabigaragaza inyuma. Niba ari ukumuvugisha ukamuvugisha, niba ari ukumubyinisha ukamubyinisha, mbese muri make ukamugaragariza ibyishimo bitembera mu mutima wawe. Imana idufashe cyane. Icya kabiri, ugomba kubyinisha
inshuti yawe uwo mwashakanye, niba ari umugabo niba ari umugore, ukamubyinisha umudiho ashoboye. Imana idufashe cyane, umubyinisha umudiho ashoboye. Baca umugani mu kinyarwanda kuvuga ngo uzi ko inshuti ye ifite ikibazo cy'ukuboko ntasaba amashyi. Ntugasaba amashyi kandi uzi neza yuko muri iryo teraniro harimo inshuti yawe idafite ukuboko. Ayo mashyi ujye uyihorera, umubyinisha umudiho ashoboye. Imana idufashe cyane. Nta muntu n'umwe ufite ingingo, umuntu nubwo yaba afite ikibazo, ntawe udafite icyo ashoboye kubyina, ariko uzamubyinisha umudiho ashoboye. Niba ufite ucumbagira, ntuzamusabe guceza. Niba ufite ukuboko kumwe, ntuzamusabe gukoma amashyi, ariko hari ibindi mwabyina kandi akanezerwa. Imana idufashe cyane. Icya gatatu ni ukumuha icyizere cy'urugo rwanyu. Jya utanga icyizere cy'urugo rwanyu iteka ryose. Umwereke ko bizagenda neza, umwereke ko ibyo mukora ari inyungu z'urugo, umwereke ko ibintu nubwo byaba itangira ryaba ari rito cyane, ariko iherezo muzunguka. Imana idufashe, utange icyizere cy'urugo rwawe, utange icyizere cy'ubuzima bwanyu bw'urugo. Imana izabigufashemo, Imana izagushyigikire, Imana izabane nawe. Umwereke yuko ugiye gukomeza inzira, ugiye guterura, kandi icyo ugiye guterura kizavamwo imbaraga zizubaka urugo rwanyu. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana iturengere. Mana, ndagushimiye ko ari wowe washimye ko umugabo agira umugore. Ndagushimiye ko ari wowe washimye ko umugore agira umugabo. Ndasenze kugira ngo umubano wabo bombi ugire akamaro, utere imbere mu izina rya Yesu. Ibigaragara nk'ibishaka gusenya imiryango bikurweho, ineza y'Imana iboneke muri uru rugo. Umugabo yubaha umugore we, umugore yubaha umugabo we, buri wese aha agaciro mugenzi we. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.